Iza nanone mwese mukomeje gukurikirana Ndizy turu n'urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose by'umuziki. Ndanga kugira ngo ufashe rero kubigendanye no kwiga kuririmba, gucuranga gitari ndetse na piano, ariko twibanda cyane kubashaka kuzamura imiririmbire yabo. Wifuza rero kuba wajoininga VIP class, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, ni nomero za WhatsApp, ushobora kuba nagufasha. Yes, uyu munsi twihuse nje kubabwira ku ijwi rya Mezzo Soprano. Ni kuvuga ngo tugira Soprano tukagira na Mezzo Soprano. Mezzo Soprano rero ni ijwi rimeze gute cyangwa ni ijwi rigaragara rite? Mezzo Soprano ni iki? Mezzo Soprano ni ijwi rigaragara kuba mama cyangwa se ku gitsina gore, aba mama n'abadamu, aba mama n'abakobwa. Iryo jwi rikaba kandi ari ijwi rikunda kuboneka cyane no ku bagabo, rimwe na rimwe rikunda kuboneka ariko riboneka cyane ku ba mama. Iryo jwi kandi rikaba riboneka hagati y'amajwi nka soprano ndetse na alto, ubwo ni hagati na hagati. Ni ijwi rya Mezzo Soprano. Ijwi rya Mezzo Soprano ni iryo ngiryo. Yes, ijwi ryimuwe ariko nanone rifite n'imbaraga, rishobora kugira imbaraga kubera ko ni ijwi riri hagati na hagati. Hari abamama n'abakobwa bashobora kuba bari kunyumva cyangwa bashobora kuba bankurikiye. Niba uwumva uri Mezzo Soprano ushobora kunyandikira muri description kambwira ati ndi Mezzo Soprano. Kubera iki? Kubera ko amajwi abasa nk'ari medium. Ubushize nababwiye ku majwi y'abagabo ari baritone, nayo ari medium. Mbabwira ko n'iryanjye riri baritone. Amajwi rero cyangwa se abamama n'abakobwa bashobora kuba bafite bavugira hagati, batavugira hejuru cyane, batavugira no hasi cyane, bari hagati no hagati. Abo ngabo babita aba Mezzo Sopranos. Mezzo Soprano rero dure muri comment mubinyandikire mubinyereke. Yes, twari tumaze kuvuga Mezzo Soprano icyari cyo. Dufite amoko y'ama Mezzo Soprano agera kuri abiri. Dufite lyric Mezzo Soprano, dramatic Mezzo Soprano. Lyric nkuko nabibabwiye riba riri soft. Lyric soprano, lyric baritone riba riri soft, na majwi ari soft. Lyric Mezzo Soprano ni Mezzo Soprano iri soft, urayumva kumva iri soft, kumva iraringaniye, kumva iratuje. Muzumve nk'ijwi rya Gabi Kamanzi, ni ijwi riri soft, ryoroshye cyane. Lyric soprano, Mezzo Soprano, sorry. Hanyuma noneho tukagira dramatic Mezzo Soprano. Dramatic Mezzo Soprano riba rifite imbaraga nyinshi kandi nanone ryuzuye na passion. Ndabaha urugero hahangaha rwa dramatic Mezzo Soprano. Muze kureba umumama uririmba gospel bita no mu Rwanda mushobora kumureba, witwa Mami Esperance, ndakeka hafi aho ngaho kuba muzi. Ndumva ari umwadepe, ntago mbizi neza ariko nkunda kumubona. Afite ijwi riri Mezzo Soprano ariko nanone iri dramatic. Yes, iryo jwi muze kurireba, muze kureba uwo mumama, muze kureba ijwi rye, rwose biraza kubatungura cyane. Hanyuma wenda kubaza kureba wenda ibiri international, mushobora kuza kureba undi mumama bita Tasha Cobbs, muramuzi cyane, ndumva ari American gospel singer. Muze kumureba, ni umuhanga cyane kubijyanye no kuririmba, kandi ijwi rye riri Mezzo Soprano, rishobora no gukora iki kintu cya dramatic. Yes, ayo moko niyo dufite abiri. Amoko ya Mezzo Soprano dufite lyric Mezzo Soprano, tukagira dramatic Mezzo Soprano. Lyric Mezzo Soprano mbasobanura icyo ari cyo, ko rifite softness, riryohera no mu matwi, ikindi rifite urukundo, risa nkaho nyine ryoroshye mu kuntu. Then akaza dramatic Mezzo Soprano riba rifite imbaraga nyinshi cyane. Nabahaye urugero kuri lyric Mezzo Soprano, ushobora kuza kumva Gabi Kamanzi. Kuri dramatic Mezzo Soprano ushobora kuza kumva ngore bita ngo ni Mami SP, sinzi, muraza kureba wenda. Yes, hari ibintu byinshi rero batamenye, abantu benshi batazi ku bintu bijyanye na Mezzo Soprano. Ushobora gukina ku majwi menshi kandi ukaba waririmba wenda ijwi rya alto, ukaba waririmba n'ijwi rya soprano. Iyo ufite Mezzo Soprano ni ibintu byiza cyane. Washobora kuba waririmba soprano, ukaba waririmba na alto.
Yes, rero niba uri Mezzo Soprano ushobora kureba aho ngaho muri ushobora kunyandikira muri comment kambwira ati ndi Mezzo Soprano. Ikindi nanone wifuza kuba waba umunyeshuri wa Ndizy ushobora kujoininga VIP class, wanyandikira aho ngaho muri comment cyangwa se ukareba nimero muri description, ushobora kuba nagufasha. Ukomeze kugira ibihe byiza.